Tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya gatatu. Muri tumenye ibiri mu nyandiko nimero ya gatatu, turasoma itegeko nimero 071/2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango. Ni itegeko ryasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe yo kuwa 30 Nyakanga 2024. Mu gusoma iri tegeko turasoma gusa ibyanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ntabwo turi busome kandi urutonde rw'ingingo zigize itegeko, nta nubwo turi busome ibijyanye n'iri buriro. Turahita dutangirira ku mutwe wa mbere n'ingingo ya mbere. Kubera ko iri tegeko ari rirerire rigizwe n'ingingo 405, tuzajya dusoma igice kingana n'iminota nka 25 duhagarike, tuzakomereze ku kindi gice bityo kugeza turangije. Muri kumwe na Ndimurwayo Jean Bosco. Itegeko nimero 71/2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango. Umutwe wa mbere. Ingingo rusange. Ingingo ya mbere. Icyo iri tegeko rigamije. Iri tegeko rigenga umuryango, imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura. Ingingo ya kabiri. Isobanura. Muri iri tegeko aho umuntu aba bivuga ahantu umuntu aba kubera imirimo akora cyangwa kubera izindi mpamvu. Aho umuntu atuye bivuga aho umuntu yanditse mu bitabo by'irangamimerere. Ibizungurwa bizigamwe bivuga umutungo umuntu atemerewe gutanga cyangwa kuraga kuko uba ugenewe abazungura bazigamiwe. Ibura. Ibura bivuga igihe umuntu ataboneka aho atuye cyangwa aba ku buryo nta yandi makuru ashobora kwemeza aho aherereye. Igihugu cyakira bivuga igihugu umwana agiyemo cyangwa agomba kujyamo nyuma yo kubera umubyeyi umwana utabyaye ku rwego mpuzamahanga. Igihugu cy'inkomoko bivuga igihugu umwana abamo igihe cyo gusuzuma ubusabe bwo kubera umubyeyi umwana utabyaye ku rwego mpuzamahanga. Ikigo cy'ubuvuzi bivuga ikigo cyaba icya leta cyangwa icyigenga gitanga serivisi z'ubuvuzi n'ubuzima muri rusange kandi gifite inshingano z'irangamimerere zo kwandika abavutse n'abapfuye. Imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe bivuga uburyo buteganywa n'iri tegeko abashyingiranywe bumvikanaho mu gucunga umutungo wabo. Imirimo yo kwita ku rugo idahemberwa hakubiyemo imirimo
yo kwita ku buzima n'imibereho by'abagize urugo, harimo kwita ku bana, abarwayi, abantu bakuze, gukora isuku no gutegura amafunguro ikorwa n'umwe mu bashyingiranywe kandi idahemberwa. Inshumbushanyo bivuga agaciro k'ibigomba gutangwa n'umuzungura wegukana umugabane ufite agaciro gasumba agakwiranye n'ibintu yakagombye kugiraho uburenganzira mu gihe cy'izungura. Inyungu z'umwana bivuga ibyitabwaho kugira ngo uburenganzira bw'umwana budahungabana, cyane cyane mu bijyanye no kumwitaho, uburere, umuco, umutungo n'ibindi hagamijwe kumurinda. Irangamimerere bivuga imitungo irangamimerere bivuga imiterere iranga umuntu mu rwego rw'amategeko, mu muryango cyangwa mu gihugu, bigatuma atandukanywa n'abandi bantu, harimo ubwenegihugu, izina, igitsina, igihe n'aho yavukiye, aho atuye, aho aba, izina ry'umubyeyi, isano afitanye n'umubyeyi cyangwa uwo bavukana, ibijyanye n'ubushyingiranywe cyangwa ubutane. Isano muzi bivuga ibihuza umwana n'ababyeyi akomokaho, cyane cyane ibirebana n'uburenganzira n'inshingano. Izimira bivuga igihe umuntu adashobora kugaragara kubera ko uburyo yazimiyemo bikekwa ko yapfuye, ariko umurambo we ukaba utarabonetse. Izina bivuga uko umuntu yitwa byemewe n'amategeko. Izina bwite bivuga izina rimwe cyangwa menshi riranga umuntu. Rishobora kuba izina ry'umuryango rihabwa abakomoka muri uwo muryango, izina risanzwe cyangwa yombi. Izina ry'amasezerano y'idini bivuga izina umuntu wiyeguriye Imana yitwa igihe akora amasezerano mu muryango w'abiyeguriye Imana. Izina ry'ingereka bivuga izina rimwe cyangwa menshi ryiyongera ku izina bwite. Kubera umubyeyi umwana utabyaye bivuga uburyo butuma habaho isano ya kibyeyi hagati y'umwana n'umubyeyi utaramubyaye. Nyakwigendera bivuga umuntu wapfuye, uburenganzira n'inshingano ku mutungo we n'imyenda ye bigahabwa abazungura. Ububasha bwa kibyeyi bivuga uburenganzira n'inshingano umubyeyi cyangwa undi muntu wemewe n'amategeko agira ku mwana utaragira imyaka y'ubukure cyangwa ku mwana utaremererwa ubukure no ku mutungo we bakoresha mu nyungu z'uwo mwana. Ubushobozi bw'umuntu bivuga ububasha buteganywa n'amategeko butuma umuntu agira ibikorwa akora ku buryo bwemewe n'amategeko kandi akirengera ingaruka z'ibyo bikorwa. Ubuzima gatozi bw'umuntu bivuga ububasha umuntu agira bwo kugira uburenganzira n'inshingano kuva akivuka kugeza apfuye.
umuntu bivuga umuntu ku giti cye ufite uburenganzira, ubushobozi n'inshingano. Ya, umuryango bivuga itsinda ry'abantu bafitanye isano hagati yabo ishingiye kuba bamwe bakomoka ku bandi, ku mategeko cyangwa ku bushyingiranwe. Za, umutungo bivuga ibintu umuntu atunze byimukanwa n'ibitimukanwa, harimo ibifatika n'ibidafatika, imyenda hamwe n'uburenganzira n'inshingano abifiteho. A, umutungo uzungurwa bivuga umuntu umutungo usizwe na nyakwigendera wemerewe kuzungurwa. Baba, umuzungura uzigamirwa bivuga uwapfakaye cyangwa umwana wa nyakwigendera wemerewe kuzungura. Caca, umwana bivuga umuntu utarageza ku myaka 18 y'amavuko uretse aho bisobanurwa ukundi. Dada, umwanditsi w'irangamimerere bivuga umukozi wa leta ufite irangamimerere mu nshingano cyangwa undi muntu uhabwa inshingano yo gukora ibijyanye n'irangamimerere. Uturemangingo ndangasano bivuga uduce tuboneka mu bigize ibinyabuzima dufite amakuru agaragaza uruhererekane rw'inkomoko y'isano. Umutwe wa 2, amahame rusange agenga abantu n'umuryango. Ingingo ya 3, kurengera uburenganzira bwa muntu, amategeko ndemyagihugu n'imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Amasezerano y'abantu ku giti cyabo n'ibindi byemezo birebana n'abantu n'umuryango ntibinyuranya n'amategeko arengera uburenganzira bwa muntu, amategeko ndemyagihugu cyangwa imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Ingingo ya 4, agaciro k'amategeko yo mu bindi bihugu, imanza, inyandiko mpamo n'amasezerano byakorewe mu mahanga. Amategeko, imanza, inyandiko mpamo cyangwa amasezerano yihariye byakorewe mu mahanga ntibigira agaciro mu Rwanda mu gihe binyuranyije n'amategeko ndemyagihugu, inyungu rusange z'igihugu cyangwa imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Ingingo ya 5, itegeko rikurikizwa ku byerekeye imimerere n'ubushobozi bw'abantu. Cya mbere, imimerere n'ubushobozi by'umunyarwanda uba mu Rwanda. Icyakora icya mbere, imimerere n'ubushobozi bw'umunyarwanda uba mu Rwanda cyangwa mu mahanga bigengwa n'amategeko y'u Rwanda. Icyakora umunyarwanda uba mu mahanga ufite ubwenegihugu burenze bumwe ashobora kugengwa n'itegeko yihitiyemo, ryaba iry'u Rwanda cyangwa iry'igihugu kindi abereye umwenegihugu. Cya kabiri, imimerere n'ubushobozi by'umunyamahanga uba mu Rwanda
kimwe n'imibanire ye n'umuryango we bigengwa n'itegeko ry'igihugu cye mu gihe bitabangamiye amategeko ndemyagihugu y'u Rwanda cyangwa imyifatire mbonezabupfura y'Abanyarwanda. Iyo adafite ubwenegihugu, imimerere n'ubushobozi bye bigengwa n'amategeko y'u Rwanda. Ingingo ya 6. Itegeko rikurikizwa ku byerekeye uburenganzira mbonezamubano ku mutungo. Ku byerekeye uburenganzira mbonezamubano ku mutungo wimukanwa n'utimukanwa, hakurikizwa amategeko abigenga. Ingingo ya 7. Itegeko rikoreshwa ku nyandiko zikozwe hagati y'abakiriho. Inyandiko zikozwe hagati y'abakiriho zigengwa na a. Itegeko ry'igihugu zakorewemo ku byerekeye uko ziteye. Icyakora inyandiko bwite zishobora gukorwa hakurikijwe uburyo bwemewe n'amategeko y'igihugu abagirana amasezerano bakomokamo. b. Cyangwa itegeko ry'aho inyandiko yakorewe ku byerekeye icyo zivuga, inkurikizi zazo n'ibimenyetso, keretse iyo abagiranye inyandiko babishatse ukundi. Ingingo ya 8. Ubuhuza ku kibazo mbonezamubano. Igihe abagize umuryango bafitanye ikibazo mbonezamubano babyumvikanyeho, bashobora kunyura mu nzira y'ubuhuza mu gihe babona yabafasha kugikemura. Umutwe wa 3. Ubuzima gatozi bw'umuntu. Icyiciro cya mbere. Itangira ry'ubuzima gatozi bw'umuntu. Ingingo ya 9. Itangira ry'ubuzima gatozi bw'umuntu. Umuntu agira ubuzima gatozi kuva akivuka. Ubuzima gatozi nibwo shingiro ry'uburenganzira mbonezamubano. Ingingo ya 10. Uburenganzira mbonezamubano bw'umwana wasamwe. Bwa mbere, umwana wasamwe afite uburenganzira mbonezamubano bwemererwa buri muntu iyo avutse ari muzima. Uburenganzira bwa kabiri, umwana wasamwe afatwa nk'uwavutse igihe cyose hagamijwe inyungu ze. Ingingo ya 11. Ubwisanzure ku burenganzira mbonezamubano. Bwa mbere, umuntu afite ubwisanzure ku burenganzira mbonezamubano. Kabiri, umunyamahanga uri mu Rwanda agira uburenganzira mbonezamubano mu gihugu nk'ubw'umunyarwanda uretse iyo amategeko abiteganya ukundi. Ingingo ya 12. Ubushobozi bwo gukoresha uburenganzira mbonezamubano. Cya mbere, umuntu yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga afite ubushobozi bwo gukoresha uburenganzira mbonezamubano bwe uretse iyo amategeko ateganya guhagararirwa cyangwa kunganirwa. Kabiri, umuntu akoresha uburenganzira mbonezamubano bwe mu izina rye riri mu nyandiko y'ivuka. Ingingo ya 13. Gukoresha uburenganzira mbonezamubano
nta buriganya. Icya mbere, umuntu ategetswe gukoresha uburenganzira mbonezamubano bwe ahabwa n'amategeko no kurangiza inshingano ze yemeye nta buriganya. Kabiri, kutagira uburiganya mu migirire bifatwa nk'ibiriho iyo itegeko ribiteganyiriza akamaro gashingiye ku burenganzira ritanga. Gatatu, umuntu ntashobora kwitwaza ko yakoze igikorwa nta buriganya iyo gitandukanye n'ubushishozi asabwa kugira. Icyiciro cya kabiri, irangira ry'ubuzima gatozi bw'umuntu. Akiciro ka mbere, irangira ry'ubuzima gatozi bw'umuntu bitewe n'urupfu. Ingingo ya 14, urupfu. Urupfu rurangiza ubuzima gatozi bw'umuntu. Ingingo ya 15, ikimenyetso gihamya urupfu. Ikimenyetso gihamya urupfu ni inyandiko yemeza ko umuntu yapfuye, itangwa n'umwanditsi w'irangamimerere uretse igihe itegeko ryemera ubundi bwoko bw'ikimenyetso. Ingingo ya 16, urupfu rw'abantu bapfiriye rimwe. Iyo abantu bapfiriye igihe kimwe kandi bamwe bashoboraga kuzungura abandi, bikaba bidashoboka kugaragaza uwabanjirije cyangwa uwabaherutse, bifatwa nk'aho bapfiriye rimwe. Icyo gihe izungura ryabo rikorwa hakurikijwe urutonde rw'abazungura bahoraho. Akiciro ka kabiri, irangira ry'ubuzima gatozi bw'umuntu wazimiye. Ingingo ya 17, gutangaza urupfu rw'umuntu wazimiye. Ubuzima gatozi bw'umuntu wazimiye burangira bikozwe n'urubanza rutangaza urupfu rwe. Ingingo ya 18, gusaba urukiko rubifitiye ububasha guca urubanza rutangaza urupfu rw'umuntu wazimiye. Icya mbere, igihe umuntu yazimiye, umuntu ubifitemo inyungu ashobora gusaba urukiko rubifitiye ububasha gufata icyemezo gitangaza urupfu rw'uwo muntu mu buryo bw'inyandiko nsobanurakirego itanzwe n'umuburanyi umwe. Icya kabiri, iyo urupfu rutewe n'impanuka harimo kurohama, guhanuka mu kirere cyangwa ikiza, harimo umwuzure, umutingito w'isi, inkangu ku buryo bugaragaza ko hapfuye abantu benshi, cyangwa rutewe n'intambara, jenoside cyangwa ikindi kintu gishobora guhitana abantu benshi icyarimwe ku buryo kumenya imyirondoro yabo ku buryo budashidikanywaho bigorana, urupfu rw'abo bantu rushobora gutangarizwa mu cyemezo cy'urukiko kimwe bisabwe n'umuntu ubifitemo inyungu. Gatatu, mbere yo gufata icyemezo ku kirego yashyikirijwe, umucamanza afata icyemezo gisaba buri muntu waba ufite amakuru kuri uwo muntu wazimiye kuyamushyikiriza. Icyemezo gitangazwa hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko yerekeye imenyekanisharuhame akurikizwa mu miburanishirize y'imanza z'imbonezamubano.
Ingingo ya 19. Urukiko rufite ububasha bwo gutangaza urupfu rw'umuntu wazimiye. Ikirego gisaba gutangaza ko uwazimiye yapfuye gishyikirizwa urukiko rubifitiye ububasha bw'aho uwazimiye yari atuye cyangwa yabaga. Ingingo ya 20. Umunsi ufatwa nk'aho umuntu wazimiye ari we yapfiriyeho. Urubanza rutangaza urupfu rw'umuntu wazimiye rwemeza kandi umunsi ufatwa nk'aho ari wo yapfiriyeho hashingiwe ku mpamvu zateye urupfu. Ingingo ya 21. Inyandiko igaragaza urupfu rw'umuntu wazimiye. Cya mbere, urubanza rutangaza urupfu rw'umuntu wazimiye rutegeka umwanditsi w'irangamimerere gukora inyandiko y'urupfu rw'umuntu wazimiye. Icya kabiri, umwanditsi w'irangamimerere ufite ububasha bwo gukora inyandiko y'urupfu rw'umuntu wazimiye ni uw'aho umuntu wazimiye yabaga cyangwa ambasade y'u Rwanda mu gihugu izimira ryabereyemo. Inyandiko y'urupfu rw'umuntu wazimiye yandikwa mu gitabo cy'inyandiko z'abapfuye. Mu gusoma rino tegeko tugarukire hano muri kino gice cya mbere, tuzakomeza gutaha dukomeza ku cyiciro kivuga akiciro ka 3, irangira ry'ubuzima gatozi bw'umuntu wabuze. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana.